principe z'ubwami. Umva ukuntu Dawidi yari yarabisobanukiwe. Avuga Imana, aravuga ngo Mana, umurongo wa 11 wa cya gice cya 29 mu ngoma ya mbere, ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko biri mu ijuru n'ibiri mu isi byose ari ibyawe n'abari mu isi bose. Ubwami n'ubwawe Uwiteka ushyizwe hejuru ngo ube wisumba byose, ubutunzi n'icyubahiro niwe biturukaho kandi niwe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nubona wagushyize hejuru ujye uzamura Yesu, kuko kogezwa no gukomera no kuvugwa niwe ubitanga. Uhabwe icyubahiro Mwami. Haleluya. Iyo abasirikare b'inkotanyi bavuga, baravuga ati twararwanye ariko turangajwe imbere n'umugaba w'ikirenga. Ko natwe ibyo tugeraho byose tuba dufite umwami uturangaje imbere, hanyuma yarangiza akatubwira ati ibi ngibi byose mwagezeho ni mu byitwarire mu icyubahiro. Haleluya. Kuko we nta kindi kintu yigeze avuga ashaka. Yaravuze ngo jyewe icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ubu rero jyewe naje gutirura, ndasigarana ibintu, Yesu atwara icyubahiro. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Kuko iyo ni principe y'ubwami bw'Imana. Kandi burya ikintu twabahemukiyeho, twabigishije Bibiliya, tubigisha itorero, tubigisha ijuru, ntitwabigisha amahame y'ubwami bw'Imana. Kuko mu bwami bw'Imana byose namwe murimo ni ibya Yesu. Ibyo ntunze ni iby'uwo mucungu, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Ariko yarangiza akakubwira ati rero ibi ngibi ndabikwihereye, umpe icyubahiro. Haleluya. Umpe icyubahiro, ibintu byigumanire. Muribuka hari igihe Aburahamu yagiye kurwana agarukana iminyago. Mu gitabo cy'Itangiriro araza umwami w'icyo gihugu aramubwira ati jyewe ibintu ubyitwarira. Aburahamu aramubwira ati twara ibintu byawe byose, utazavuga ko ari wowe watungishije Aburahamu, kuko mfite Imana izantungisha. Twara ibintu byawe byose, nta n'agashumi kawe nzatwara. Cyakora bariya bafashije bagatabara bubaha ibyabo, ariko jyewe mfite Imana yanjye. Kuko icyo Imana yari yakoze, yari yabanje yohereza Melikisedeki, araza aramubwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha. Ariko kugira ngo amwerekeye yuko iyo Mana ari imutegeka, aramubwira ngo banzuza n'icyacumi cy'ibyo ufite byose. Ngo nuko Aburahamu aha Melikisedeki icyacumi, Melikisedeki amuhesha umugisha. Uwo mugisha niwo watumye agera imbere y'umwami, agiye kumuhesha umugisha aramubwira ati itwarira ibintu byawe, icyubahiro kitaza, icyubahiro cy'Imana hatagira undi uza kukivangamo. Haleluya. Iki rero ndagira ngo mucyumve, iteka ryose Imana nigukorera ikintu ujye wibuka gutirura. Ibintu ujye ubigumana ariko utirura icyubahiro. Haleluya. Nukora umurimo hakagira ibigerwaho, ujye wibuka gutirura, ntuzikomange ku gatuza. Ujye ubona abakinnyi b'umupira iyo atsinze igitego bamwe bagira gutya cyangwa akagira gutya, ariko hari abo nkunda cyane bagira gutya, kavuga ngo ibyo ari byo byose n'iki gitego nsinze ni wowe Mana. Bashobora kuba babyemera, bashobora kuba batabyemera, ariko no gutunga kariya gatoki nabyo mbiha agaciro, nibura we yibutse yuko si kamara. Haleluya. Kandi Imana izabaha umugisha. Buriya mu isezerano rya kera Dawidi yari igitangaza cyabyo. Niyo mpamvu nubwo yakoze amakosa menshi mu miyoborere, Imana yamutwaye neza, imushajisha neza nk'ikigoryi cy'Imana. Ubundi icyaha yari yakoze asambana na Batisheba akamutera inda, bagombaga kumutera amabuye nubwo yari umwami. Icyaha yari yakoze yicisha Uriya kugira ngo agumane umugore we, nabwo ibyaha bibiri byicisha Imana yababariye. Kubera iki? Kuko Dawidi yikomanze ku gatuza aravuga ngo Mana umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Muzasomeza buriya 51 muzabyumva. Buriya hari iminsi yamaze arimo gutakambira Imana, ibwete Imana nakosheje, nakoze ubugoryi, nakoze ibidakwiriye gukorwa, umbabarire. Imana yacu ni Imana y'imbabazi, iramubabarira.
haleluya. Ariko iko kumubabarira kwatumye avuga ngo iyi Mana yambabariye mu bugoryi bwanjye, ineza yayo izanyomaho iteka ryose, nanjye nzigumira mu nzu yayo. Haleluya. Buriya rero ibanga ry'ubuzima bwera imbuto ni amagambo atatu gusa. Pawulo yashyize mu mvugo nziza, aravuga ngo ngiye gutera mu nyikirize ubuntu, amen, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufatanya n'umwuka wera. Iryo ni ryo banga ry'ibintu byose, kuko iyo umaze gusobanukirwa ko ibyo uri byo byose n'ibyo ufite byose ni ubuntu,